amazina twese twitwa, hariho amazina amagira umuntu akanatuma n'isi imureba nabi, kandi iyo si byakagombye kuyikomereba neza, kubera ko iyo si ariyo ubayeho ndetse ikaba ariyo inagutunze. Ibikorwa byose dukora turabikora kugira ngo tubashe kubaho. Iyi ni wari uzi ko igiye kugaruka ku buzima bwo kuri iyi si buri muntu twese tubaho kandi tutabwifuza. Ubuzima bwo kuri iyi si tubaho tutabwifuza kandi tukabaho twishimye ndetse tunezerewe. Buri muntu wese uko abayeho ntariko abishaka, ariko agomba kubaho ukuntu abayeho kugira ngo nyine ubuzima bwo kuri iyi si bukomeze. Iyi ni wari uzi ko, wari uzi yuko iyi si itaza kubaho intambara, buri wese yakagombye kuba akora igikorwa cye yifuza kandi yishimye. Twese tubaho kugira ngo dushakishe amaramuko kugira ngo n'ejo tubashe kubaho. Iyo ubu buzima buza kubaho, buri muntu wese abaho ukuntu abishaka ndetse agakora ibintu ibyo ashaka byose, nta n'ikintu na kimwe kimubangamiye. Twakagombye kubaho twese tuba muri paradizo twese, kandi dukora ibikorwa twese twifuza ndetse dukora n'ibikorwa twese buri muntu wese ahisemo, kandi ibikorwa byose dukoze bikatugirira akamaro. Iyo buri muntu wese aza kubaho ukuntu abishaka, atabayeho nk'ukuntu isi ibishaka, twakagombye kuba twese tudafite umwiryane ndetse tudafite n'ishari, tutagirira abandi bantu bagenzi bacu amashari ndetse ibintu batunze ntitube twanifuza no kubitunga, buri wese akaba afite ibye kandi bimunyuze. Intambara ni igikorwa buri muntu wese abona kikamutangaza kandi kikanamubabaza, ndetse buri muntu wese yabonye intambara ayibonamo nk'ikintu gisanzwe kandi ari ikintu kidasanzwe. Ubuzima bwo kuri iyi si butuma dukora ibikorwa tutakagombye gukora kugira ngo tubashe kubaho. Iyi ntambara yo kuri iyi si buri muntu wese ahatanira kubaho ukuntu abaho neza kugira ngo abashe kuramuka. Ubuzima bwo kuri iyi si buri muntu wese ashakisha ubuzima bwiza kugira ngo abashe kubona ukuntu yabaho mu minsi izaza, kandi ubuzima bwo kuri iyi si yo twese tuza kubaho dufite uruhare mu buzima bwose buri kuri iyi si. Buri muntu wese akora igikorwa cye, bundi muntu wese umubonye akakishimira, ntagire ishari ngo amugirire ishari ngo yumve ko ibintu byatunze yabimunyaga. Twese twakagombye kubaho turi muri paradizo, ndetse ubuzima bwo kuri iyi si bufite amazina 10 abugenga. Hariho ubuzima bw'abakire n'ubuzima bw'abakene ndetse n'ubuzima bwa rubanda rugufi, ndetse niba ubonye n'abakene bose bo kuri iyi si bose siko bakennye. Abakene bararutanwa. Niba njyewe ndi umukene, wowe ukaba uri umukene, n'uyu akaba ari umukene, twese ntiduhuje ubukene. Buri muntu wese agira atyapi abayeho, ndetse buri muntu wese agira urugero rw'ifatizo rw'ubukene ariho. Kuba twese turi kuri iyi si rero ntari uko twese tubayeho uko tubyifuza, ahubwo buri ukuntu tubaye kuri iyi si buri muntu wese afite icyiciro arimo. Iyi ni wari uzi ko iri kugaruka ku bikorwa kuri iyi si, ndetse bigakorwa mu bikorwa byose bikorwa kuri iyi si, bigakorwa n'ukuntu tunabyifuza kandi bigakorwa, ndetse bigakorwa nabi ndetse bikanakorwa neza kandi bikabaho. Amazina twese twitwa, hariho amazina amagira umuntu akanatuma n'isi imureba nabi, kandi iyo si byakagombye kuyikomereba neza, kubera ko iyo si ariyo ubayeho ndetse ikaba ariyo inagutunze. Ibikorwa byose dukora turabikora kugira ngo tubashe kubaho. Ese ibaze wowe iyo uza kubaho kuri iyi si ubayeho utirirwa urahagatwa kugira ngo ubashe kuramuka, wirirwa wicaye ahantu hamwe kugira ngo ubashe kuramuka. Ubuzima bwo kuri iyi si twese buratureba, nta nubwo wicara ahantu hamwe ubashe kurya udakoze. Ubuzima bwo kuri iyi si twese budufiteho uruhare, ndetse buratuyobora cyane kugira ngo buri gikorwa cyose dukoze tubashe kuba twaramuka. Wari uzi ko udakoze wapfa? Uzabigerageza umunsi umwe urare urebe ukuntu urabyuka umeze. Nuzabyuka uri guhumeka nk'abandi uzaba ugira amahirwe, kuko ubuzima bwo kuri iyi si twese buratureba kugira ngo twikorere tugire ubuzima bwiza kuri iyi si. Wari uzi yuko ibikorwa byose bibaho ari ukugira buri muntu wese anarambe ndetse anabashe no kuramuka? Iyi ntambara zitabaho muri buno buzima bwo kuri iyi si twakagombye kuba turi hehe?
ubuzima bwo kuri iyi si yo buturaza kubaho intambara twakagombye kuba dutuye hehe? Ese mubona intambara ziba zikeneye kuri iyi si cyangwa se ziza ziri kutumaraho ibyacu? Ubuzima bwo kuri iyi si ubona wowe iyo uza kuba ufite uburenganzira bwo kuba watunga intwaro iyo ari yo yose uko wishakiye wakagombye kuba utuye hehe? Njyewe iyo mba mfite ubushobozi bwo gutunga intwaro iyo yose mbonye kuri iyi si nkayitunga, nakagombye kuba nituye mu murwa mukuru w'isi. Umurwa mukuru w'isi se uza ahuba? Ntabwo ndahuba, ariko nakagombye kuba ngutuyemo. Buri twese tugira ibitekerezo twifuza ndetse tugira n'ibyifuzo twifuza byo kuba twajya ahantu aho ariho hose twakagombye kuba twajya, kandi ahantu hose ho wajya ubuzima bubi bwakugeraho. Niba wumva koko ahantu hose ushaka wahatura, kandi ukaba ushaka kugira ngo ahantu hose uba washaka ngo uhature kandi nta bushobozi uhafitiye ndetse nta gikorwa wanakora ngo bitume uhagera vuba vuba, ndetse ukaba unashaka kugira ngo unahagere nta gikorwa ukora cyahakugeza, uribeshya cyane. Ubuzima bwo kuri iyi si busaba guhatiriza. Niba ubaho udahatiriza, aho ngaho ukwiye gusengerwa cyane, kuko ubuzima bwo kuri iyi si ni ukwinginga cyane. Ubuzima bwo kuri iyi si busaba kugira ngo ubashe kuba wafata igikorwa kimwe ukibandeho kugira ngo ubashe kuramuka. Iyi ni wari uzi ko niba ushaka gukurikirana ibikorwa byanjye kora subscribe kugira ngo igikorwa cyose gisohotse ujye ukibona. Benke Empire niyo channel ibagezaho ibikorwa byawe wari uzi ko, cyangwa se ibindi bikorwa byayo byose byerekeye ku bikorwa byiza biriho kuri iyi si. Ndetse niba unashaka kugira ngo izindi wari uzi ko ugiye kuza zivuga ku buzima bwite bwo kuri iyi si, cyangwa se ubuzima bwite bugiye kuza buvuga ku buzima bw'abantu babayeho muri iyi si ndetse n'ibikorwa byose bikorerwa kuri iyi si, ukaba utarakora subscribe kuri iyi channel, aho warasigaye cyane. So ndagushishikariza gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo igikorwa cyose gisohotse. So ndagushishikariza gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo buri gikorwa cyose gisohotse kivuga ku buzima bwose kuri iyi si ukibona utarinze waruha. Ciao, ndabashimiye.